byahindutse bikomeye sibyo arava kuri Tshisekedi ejo akamushyigikira ejo bundi akavuga ati ingabo za Kongo ziri fake ntabwo twakemera gupfa nk'impene sibyo ejo bundi mu rusengero ati twebwe buriya abasirikare b'u Burundi nibo bakoze akantu muri Kivu y'Amajyepfo hanyuma si y'Amajyaruguru ko nabo bari bahari barinze bagera muri y'Amajyepfo bajya hehe arongera n'ubu yabishimangiye Sandrine wundi ahera hehe ariko reka nkubwire Theo nkunganiye yavuze ati igihugu cy'u Rwanda ngo nta mahoro ngo cumva kitari ko kirasotorana kiramaze gushwana na Uganda na Tanzania ubu kiri mu ntambara muri Kongo ari nako gitegura kudutera yongera hati abarundi ntidushobora kwemera gupfa kurya abanyekongo bicwa twebwe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanya abarundi ko ari abarwanyi nakubiko nashaka kubihakana nabonye uburyo barwanye guhera muri Kivu y'Amajyaruguru mbona uburyo barwanye ku kibuga kinini cya Kavumu bari barunzeho special force mbona uburyo bagumye muri Bukavu bakayirwanaho sibyo bakaba mu marembo ya Bujumbura uyu mirwanire yabo nta nshaka tuyijyana mu marangamutima turebe ibyo twabonye twarabibonye ibyo muzi byose ubundi ntibabonye ko abasirikare bari abarwanyi sibyo hari ubwo muzi ko batsinzwe se ubwo mwe namwe bamuzi ko ari abarwanyi mu bigumana uko nguko twese tuzi ukuri twabonye niko guhuza buri karo kwa president none se bamubajije BBC bati none ke M23 yakomeje kwigarurira ibice kandi mwaragiye gutanga umusada muri Kongo ati twebwe twagiye gufasha ati ibyo yabazwe ingabo za Kongo none se umuntu yakubwiye ngo umufashe ubu we ntago wabazo ko ntacyo bamufashije nese ujya gutabara umuntu avuga ngo nagiye kumutabara ariko ntacyo yabashije ntacyo twakoze kubera ko ntacyo yarabashije deja kwitabaza ubwo atabashije kuko umuntu akwitabaza kuko watibashirije agira ngo murwaneho yakugiriye icyizere kubera ko abarundi ari indwanyi rero igisigara cyangwa kitishoboye kitabaza abarundi yanavuze yuko ngo igihe yayoboraga EAC ngo ingabo zoherejwe muri Kongo mu by'ukuri ntabwo zari zoherejwe ku Rwanda zari zoherejwe kuba hari habaho kantonoma sibyo M23 igira ibice yoherezwamo FARDC igira uruhande ariko yese byivugire yuko igice bo bagiyemo bimwe twavuze mu kiganiro bushize ko bo bagenda harimo wa General Muzinga yagaragaye yambaye umwenda wa FARDC bo bafashe igice bari bara M23 afite ibice yatanze kugira ngo bijyemo ingabo za EAC Perezida Neva cyangwa se igisirikare cya Neva gihita gifata aho hantu kihahereza FARDC mu kujijisha abasirikare b'u Burundi bakuramo impuzankano z'u Burundi bambara iza FARDC kugira ngo abantu batabona ko abarundi bari gufasha FARDC ahubwo bagire ngo ne FARDC iri ku Rwanda ariko ntibyatumye batsinda guhera zabonagana Kivu y'Amajyaruguru kwinubanuka Goma bari bahari Kivu y'Amajyepfo bamaze gufata Goma abarundi barivuze icyo gihe ndibukana ko twakoze ibiganiro tuvuga ngo bohereje abasirikare bandi ni batayo ngira ngo ya 22 mbatayo icyo gihe yoherejwe yambukiye ku mpaka wa Gatumba yego irambuka ijya gutanga support ndetse Bukavu bayifashe byibuze banarwanye ntitwabonye birukanka M23 itanagira Bukavu cyakoze yishe benshi za Karehe yishe benshi hafi ya Kavumu yishe benshi ahantu bitazayihuse ariko bageze Bukavu abarundi bari muri Bukavu bayabangira ingata bari baragenda none se ubwo burwanyo bw'abarundi ubwo ushaka ko tubuvuga ibigwi byabo ntitwabibonye nongenekereza ko Neva kugeza ubu ntabwo ukuntu nabisobanura Sandrine nta cyizere umuntu akwiye kumugirira mu bintu avuga n'abarundi ubwabo cyakoze afite icyo buriye na Tshisekedi ibyo avuga nibyo tubona biratandukanye sibyo imbonera kurize kuntuka kuko niko zatojwe ndabimenyereye urumva yego none se nabonye nk'ikiganiro twakoze n'umurundi witwa Lionel asobanura ko perezida ahora avuga ibiryo baramutuka none se ubundi hari perezida uyu munsi ari kuvuga ibijyanye n'imvoka uko zigura muri Amerika no mu Burundi ejo aravuga ngo ngiye ndya inkoko yo mbishaka ejo nkarya imbata urumva ubundi abaturage bataka ubukene ati ngiyewe depo ibiryo birahari aya kameme hari imvugo z'abaperezida hari speech hari ibibazo biremere bireba abaperezida sibyo yego hari ibikorwa remezo hari umutekano ariko perezida s'ubundi ukora mu biryo aya
aya rwose ngewe none se Theo hari ikindi yavuze nk'umunyamakuru ndashaka dusesengurire yavuze ko ngo amaze gutuma intumwa zitandukanye kwa His Excellence Paul Kagame ngo amusaba gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye byotuma ibyo bihugu uko ari bibiri bisubira kubana neza ariko karindiriye inyishu. mbere na mbere perezida Kagame ni perezida, ntabwo ari umuntu atuma uko yishakiye ngo ahite afite ibindi bintu akora, sibyo? Hano tujye muri leta y'ibintu, hano diplomasi ukuntu ikora, sibyo? Ni impande zombi, sibyo? Uko yabivuze ni nk'aho perezida Kagame ari ahantu hariya, perezida agomba kumuha icyo agomba umubwira ibyo agomba gukora, akazategereza akamubwira ngo narabikoze. Oya, ntabwo ari uko ibintu bikorwa, sibyo? Ibyo ni ukuyobya imvugo. Icyabayeho ni iki? Kandi ukuri twarakuvuze tukuvuga bwa mbere Sandrine, nta muntu wabitangaje mu Rwanda wa mbere nabonye uretse twebwe. Twarabivuze yuko hari intumwa z'u Burundi zaje, hari kuwa gatandatu ku cyumweru Nevajya Kinshasa muri Kongo. Cyagiye abonana ku kibuga cy'indege cya Njiri muri sale yo hasi y'ikibuga cy'indege cya Njiri Kinshasa, abona perezida Tshisekedi. Hari ku cyumweru. Kuwa gatandatu intumwa z'u Burundi, nyamubwira ngo amazina nibukamo uwo twitiranwa witwa Jean d'Affaires Manirakiza. Inzego z'ubutasi n'inzego zishinzwe iby'umutekano mu Burundi zaje Kigali. Zaje ryari? Zaje urugamba rugeze Uvira. Siko bigaragara rero ubwo ngo zaje atangiye kubona ko umuriro werekeza iwe, sibyo? Intumwa ziraza zije, reka nkubwiye n'u Rwanda impamvu aha n'umuntu ejo bundi wabivuze, navete yageze kuri ati u Rwanda ko rusigaye rworoherana cyane. Kuko neje bundi bumvise cyane yari narimo kurarinda. Avuga twebwe turacyari gerageza. Uzi impamvu u Rwanda ifite ubundi nta mutekano ufite, abaturage bafite bari mu iterambere, ntabwo ubushaka icyabadurumbanya. Iyo rero ubundi hari teori yadukamwe n'abaromani, mu cyongereza bayita bread and circuses, umugati no kujijisha. Ng'abayobozi baba bagomba gutanga ibyo bibiri, kimwe muri byo. Yunaniwe guha abaturage bawe umugati, nimvuga umugati abantu bumve ikibatunga muri rusange, kubamara ibikorwa remezo, mbese ibyo bakeneye. Iyo ubuze umugati ushaka ibibarangaza, uri kubyumva? Niyo mpamvu kugeza uyu munsi Perezida Neva ashaka kumara amezi 2 ataraba ku kibazo cy'igitoro kiri mu Burundi. Urumva? Uzakurikiye Perezida Kagame na kamera zo mu muhanda, abaturage baridoga bati kamera ziri kwandikira abantu akahita bivuga, ntago hashika umwe atabivuze, bigahita bijya mu buryo, sibyo? Insengero zirateza akavuyo, akata abivuga bikajya mu buryo. Impamvu buri kibazo kivuga hose yariyo nuko ari abantu ibi byo nijya kubivuga nabyo ntago njyamana abarundi bavuga ngo abanyarwanda ngo turashonje, ngo perezida yavuze ngo twizire ku mukanda, natwe kuri kamera ngo turashonje. My friend, unwasonza ntiwamubona hano kuri kamera, nese hano mpakora ubusa ukurikira ibiganiro byanjye cyakombi nirirwa mpamba imbwa. Wewe uvuze ko abanyarwanda bashonje, sibyo? Ntuzavuge ngi, sibyo? Kuko ntabwo ugenda kubikuza. Ntabwo ndi mu bantu mu Rwanda bakeneye akazi, ndagafite mfite icyo nkora kandi gifatika, sibyo? So uwo Murundi bivuga kuriya agenda arebe ku rutonde, naga ari gikora urutonde. Uburundi ni igihugu cya nyuma, igihugu cya mbere mu bihugu bikennye ku isi. Sinjye ukora urutonde, ni urutonde rwa nyirango rwa Banki Mondiale. Uburundi ni igihugu cya mbere ku isi gikennye, ku isi nzima, sibyo? Ntabwo kuvuga abanyarwanda ngo perezida yaravuze ngo twizire ku mukanda. Urabona neza kuri kamera nakora ibiganiro nkingano nk'ibyo nkora ntariye. Abaturage yabibwiraga muri BK Arena, iriya BK Arena mu Burundi irahari. Abantu banareba ngo barebe context. Hari umuntu usajya mu BK Arena ashonje, none se nyine byagorana. Oya, erega abantu bajya bareba context. Urumva hana abantu ndi kubwira n'abantu badashaka kwimika ubujiji muri bo, badashaka kwitandukanya n'ubwenge. Bafite izindi ushaka kwimika ubwenge buke muri we ntago ari bunyumve, ariko n'umuntu ushaka kugushyira mu gaciro kumva ibyo ndi kuvuga. Ahantu byavuye ni muri BK Arena, abanya-Nigeria, abanya-Misiri, abandi bagera muri BK Arena bakumirwa, sibyo? Byane bikorwa bigaragaza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaje muri BK Arena arebana umupira wa basketball na Perezida Kagame. Ageze i Paris avuga mu ijambo aravuga ati hari abaperezida b'Abanyafurika bazi gushaka ibisubizo mu gihugu cyabo nka Perezida Paul Kagame. BK Arena nawe yigezemo arumirwa. Ntabwo BK Arena ari ikintu kimejeje hariya, sibyo? Yeah. Nigeria yakiniye kuri Stade Amahoro ejo bundi
bagenda bavuga bati twumiwe, ntabwo tuzi ko mu Rwanda ari stade imeze kuriya, ntabwo stade Amahoro ukuntu yavugura ukuntu imeze. Ibyo ni ibikorwa remezo, ariko ntekereza ko ibikorwa remezo ni bigaragara tubonesha amaso. Ntabwo ntekereza ko abanyarwanda bajya kubaka ama etage bashonje, sibyo? Gisibuze ko u Rwanda ari igihugu kidafite abakene. n'Amerika ifite aba homeless, n'Amerika ifite abantu baba ku muhanda. Igihugu cya mbere gikize kiba gifite abakene. Mu Rwanda sinzira ngo nshaka cyane, ukure abantu benshi barakuzi. Abarundi bari mu Rwanda uwo Renere turi kuvugana ndamuzi, si umunyamahanga, si impunzi. Impunzi buriya hari ibintu zitemerewe gukora mu gihugu, kuko urabizi ko hari n'akazi kenshi badepoza bati abifuza gupiganwa kano kazi basabwa ibi bikurikira: kuba uri umunyarwanda, kuba ufite diplome zari abantu benshi kuba uri umunyarwanda. Bivuga ngo iyo ngingo abenshi irabagonga b'impunzi, ariko byonyine ni umuntu dukorana kiriya kiganiro urebye imodoka agendamo, sibyo? Akazi akora, ntabwo ibyo byose bikorwa mu gihugu gifite icyo cyagezeho, sibyo? kandi yisanzuye, atari yisanzuye. nawe ariko arabivuga, yego, ati ndi hano nta kibazo mfite. Niyo najya ikibazo mfite nuko ntari iwacu. Ati natwe nk'uko M23 bari gutaha, tuzashyira dutahe tujye iwacu, haba ku neza cyangwa ku nabi. Hanyuma se Theo yanavuze ko ku basirikare b'u Burundi bari gupfa atari uko ari abaswa. Ubwo ndagarukira Neva wenda kuko yavuze ko ari indwanyi, birashoboka. Atahubwo ikibazo ntacyo barwanira, babona bari gupfira Neva. Niyo mpamvu iyo bikubise bahunga, kubera ko ntacyo baramira, kuko amafaranga Neva ahabwa nta nubwo ari ay'igihugu, naye n'abantu be mu butegetsi. Ibyo nibyo rero yambwiye, kandi koko wajya kubireba ibyo avuga ukumva ni ibintu byaba bifite ishingiro. None se Theo, njyewe ni igitekerezo nk'umuturage, uko mbibona bishoboka kuba uko abona aho bigeze ibintu noneho ari ubwoba buri kubitera. Reka wizana wenda ibitekerezo, reka tujye muri realite y'ibintu. Akaba atari nk'ubwoba, reka tujye muri realite y'ibintu. Ibintu reka bihari bisobanutse, yego, sibyo? Ikintu cya mbere gikomeye cyo ugica akarongo mu bintu byose avuga, ashaka abarundi bahora muri zagara ituma bibagirwa yuko abarundi muri iyi minsi bari gutaha n'amaguru, bajya ku kazi n'amaguru, bisi zabo z'igitoro, sibyo? Kubera ko igitoro yabivuzeho rimwe aravuga ngo abanyuruzaga kunyuruza nko kunyereza cyangwa kwiba, abanyuruzaga igitoro mu Burundi ngo baramenyekanye. Kuva icyo gihe umwaka urenga urashize atarabona inyishyu nk'uko abarundi babyita ngo igisubizo. Uyu munsi nta kibivugaho, akeneye kuvuga. Nakubwiye ko iyo teori ari y'abaromani mu myaka ya kera yatambutse. Umwami Kayizari w'umuromani niyo bavuga ko yadukanye ubwo buryo. Iyo umuturage utamuhaye icyo akeneye, ushaka uburyo umujijisha. Ni ukuvuga ngo guhora urangaza abaturage, ubabwira mu Kirundo aho wagiye guha abantu ibyo kurya bashonje, ukababwira intambara. Abarundi babuze igitoro, ukababwira intambara, atibagiwe ko intambara y'uyu munsi rwanwa n'ibifaru kandi bikenera igitoro. Urumva? Sinibaza niba bisi zarabuze igitoro n'ibifaru bizabona igitoro. Hanyuma ukavuga ibyo ngibyo uzi kuri igihugu cya nyuma ku isi mu bukungu, igihugu cya mbere ku isi gikennye, sibyo? Arimo arashaka ibituma abarundi bazamenya yuko impamvu nta kibazo abarundi bari gukemurirwa. Ubwoba bukaba butarimo. Banza wumve ubwoba bwa mbere, kuko amatora